Hello, tugiye gutegura inyama, tugiye guteka inyama zivanze n'imboga cyangwa se inyama zitekanye n'imboga, muze kureba video yose muyirangize, hanyuma muraza kunguka byinshi, hanyuma rero dutangira. Izi ni inyama z'inkoko zirangana n'amagarama 800. Inyama namaze kuzitegura no kuzikata, noneho ngiye kongeramo umunyu ahangaha, noneho nindangiza nkuvange nzitereka ahantu nk'iminota 5 yonyine. Zino nyama zacu reka tuba arizo tubanza guteka. Ngiye gushyira amavuta ajya kuba menshi kuri ino panu, hanyuma amavuta namara gushya ndahita nongeramo zino nyama. Tugiye guteka ku muriro mwinshi. Mu gushyiramo zino nyama turateka ku muriro mwinshi. Izi nyama zose nimara kuzishyiramo ndahita mpfundikira, hanyuma noneho nteke ku muriro mwinshi iminota 10 ya mbere. Mu gihe tugitegereje za nyama zacu muri ya minota, reka mbereke ibindi tugiye gukoresha. Harimo ino karoti na turiya dutunguru twa puwaro, harimo noneho n'urusenda, urusenda rw'icyatsi, noneho hakaza na puwavuro imwe, hakazamo n'imiteja, hakazamo n'urunyanya rumwe, noneho hakazamo n'utubabi twa coriandre. Ushobora gukoresha utubabi twa seleri, hanyuma ziriya ni tungurusumu na tangawize. Noneho rero reka tubanze dukate tuno dusenda. Utu dusenda rero ntabwo dukora cyane, ushobora nko gukoresha utundi twinshi, kandi murabizi ko urusenda ni ikintu kiza ku buzima bwacu. Niba udakunda urusenda wakwimenyereza kururya, ugatangira ufata dukeya nk'uku nguku, utu dukeya ugatangira ukatira mu biryo, utu dusenda dukeya, cyane cyane tuno dusenda tuba tumeze gutya, twa tundi tw'umutuku cyangwa se n'utungutu tw'icyatsi, turi mu bintu byiza by'ingirakamaro ku mubiri wacu. Harimo ibijyanye n'ibibazo by'igogora, ibibazo by'indwara zituruka ku mutima, kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ni byinshi cyane, muzakorere research, muzasanga urusenda ari rwiza cyane ku buzima bw'umuntu. Rero nkunda gukoresha urusenda mu mafunguro yose nkunda gutegura. Niba mujya munkurikira ku mavideo nkunda gushyiraho hano, mukunda kubona ko nkunda guteguramo urusenda. Hanyuma dukurikizeho no gukata karoti. Ndashaka kuzikata muri ubu buryo kubera ko iyo zikase gutya muri iriya resete tugiye gutegura, ubona zigaragaramo neza cyane, kandi n'uburyo tugiye kuziteka nabyo biraza kutworohera kuziteka neza nk'uburyo tugiye kuziteka. Rero uburyo ngiye kuzikata ni uku nguku muri kubibona, ngiye kuzikata muri ubu buryo. Hanyuma niturangiza dukate n'imiteja. Imiteja nayo ntabwo ari myinshi, ntabwo nigeze nyipima, naba mbeshye mvuze ngo irangana n'amagarama angana gute, ariko uko bigaragara hano muri video muri kubibona ni umufungo, kuko wayifatisha ikiganza. Ubwo ino miteja irangana n'umufungo, niko nabyita. Hanyuma rero nayo reka tuyishyire muri iki gisorori. N'ibindi byose twagiye tubikata, za nyanya zacu, tungurusumu na tangawize, ndetse na puwavuro na twa dutunguru tw'icyatsi, ndetse na bya bibabi bya coriandre. Hanyuma rero tugaruke ku nyama zacu. Inyama z'inkoko muri kubona ko zahindutse umweru, kwa kundi zitangiye gushya zitangira zizana ibara ry'umweru. Noneho reka dupfundure turebe ukuntu zimeze, noneho tuzihindure, kuko ya minota 10 irasa n'iyarangiye.
ugenda uhindura ukoresha kano kamamiro, izari ziri hasi ukazishyira hejuru. Hari ukuntu tujya dutekesha ibintu by'ibyuma hano muri ano mapanu nk'aya ngaya, ariko buriya tuba turi guteka n'ubundi n'ibyuma, n'iyo tugiye kurya nabwo turya na bino byuma. Ni byiza yuko iyo uri guteka mu ipanu nk'iyi ngiyi cyangwa se n'ibindi bintu utekamo, ni byiza ko udakoresha ikintu cy'icyuma, ukoresha akamamiro. Ushobora gukoresha kano kamamiro k'igiti cyangwa se hari n'utundi tumamiro njya mbona tutari ibyuma, ariko nabonye ari udupulasitike. Nanjye najyaga ntukoresha mbere, ariko naje kubona ko gukoresha pulasitike nanone ntaho biba bitaniye n'ibyuma. Ndabyihorera, noneho mpitamo kujya nkoresha akamamiro iyo ntetse, cyane cyane iyo utetse ibintu watetse mu mavuta nk'uku nguku. Ntimugakoreshe ibyuma iyo muri guteka. Hari abantu bakoresha ikiyiko, hari abantu bakoresha utumamiro tw'ibyuma, wapi kabisa. Hanyuma rero dushyire amazi makeya ku rindi shyiga, noneho tuyatekane n'umunyu, noneho tuyareke abire. Tugarukire nanone kuri ya nkono yacu y'inyama. Inyama zacu zahiye. Ikintu tugiye gukora hano, tugiye guhita dukuramo aya mavuta yose turayamaramo, kubera ko nusigamo duke n'ubundi hano mu nyama haracyarimo ayandi yagiye asa n'arimo utabasha kumaramo. Ni byiza kuyamaramo kubera ko ayasigaye mu nyama araza kujya n'ubundi akamuka, ushobora gusigamo makeya akaza kukubana menshi. Rero reka tumininemo aya mavuta. Muri kubibona ko amavuta twayamazemo, amavuta nayamininyemo. Hanyuma ikintu ugiye gukora, ugiye guhita nshyiramo za nsenda. Nimara gushyiramo za nsenda mpite nshyiramo na za tungurusumu na tangawizi. Ahangaha rero tungurusumu na tangawizi kuziteka gutya, kuzishyira muri aya mavuta gutya, zireta zishya cyane zise n'izumagara. Urumva iyo ushaka kuzikonsoma nk'umuti cyangwa se kuzifata zujuje ibintu byazo bizigize, ni byiza yuko uzishyiramo nyuma. Iyo ushaka kuzirya uzirya nk'umuti, niko nabyita. Twashyizemo rero za nsenda, dushyiramo tungurusumu na tangawizi, noneho twashyizemo nanone na ya puwavuro. Tugiye gupfundikira akanya gato kubera ko amavuta twayamazemo. Turashyira ku muriro mukeya. Ya mazi yacu yabize yahogoye, tugiye gushyiramo ya miteja tuyitekemo ahangaha, tuyireke ise n'ijya gushya. Ariko nyine ubwo turaguma tujye tugaragura no kuri bya biryo byacu by'ahangaha. Ya nkono yindi ya mbere twari twatetse, iyi ngiyi. Noneho tuzajya tureba kuri buri nkono tubyitaho kugira ngo bimwe bitaza kudushirirana. Hano duhite dushyiramo za nyanya, noneho tuvange, niturangiza dupfundikire kugeza igihe zino nyanya ziri buze guhira. Ya miteja yacu turahita dushyiramo karoti. Hano karoti ndazimazamo nk'umunota umwe, noneho mpite mbikuramo byose. Urabona imiteja yasaga n'igiye gushya. Imiteja nayicaniriye iminota igera muri 2. Noneho karoti ndazimazamo nk'umunota umwe, noneho nindangiza mpite mbikuramo ahangaha. Hanyuma amazi ntabwo ndi buyamene, ahubwo amazi ndaza kuyakoresha. Tugiye rero kuzimininamo ahangaha, noneho tuzishyire ahantu ku ruhande zino mboga. Turahita noneho dupfundura bya biryo byacu, duhite dufata za mboga, karoti ndetse n'imiteja, duhite tubisukamo ahangaha.
noneho niturangiza duhita dushyiramo soy sauce. Hano tugiye gushyiramo ibiyiko bibiri bya soy sauce, ya yindi iri light, itari ya yindi ya dark, ya yindi ihita ihinduka umukara, igahita ibihindura umukara. Tugiye gukoresha ya yindi iri light. Hanyuma dushyiremo n'utubabi twumye twa time, dushyiremo nk'akayiko kamwe. Hano ushobora gukoreshamo utundi tubabi twumye, ushobora gukoreshamo organo, ushobora gukoreshamo utundi twinshi, tubabi twinshi ukunda gukoresha, cyangwa se uturongo tw'amafu. Noneho tugiye kugaragura cyangwa se kuvanga, hanyuma tuze kwibuka ya mazi yacu twashyize ku ruhande, twatetsemo zino karoti ndetse n'iyi miteja tusukemo ahangaha. Muri kubona ko mpise nyasukamo, none ngiye gupfundikira akanya gato, hanyuma ngaruke ahangaha mfate ibiyiko bibiri bitoya bya sauce tomate cyangwa se tomato paste. Hanyuma noneho nindangiza mfate starch y'ibigori, ushobora gukoresha starch y'ibirayi cyangwa se indi yose wabona ikoroheye. Iyi ntabwo ari ifarini, ni byiza gukoresha starch, ni ukugira ngo agasosi kacu kaze kuza kuba gafashe. Hanyuma niturangiza twongeremo utuzi dukeya, shyiramo nk'ibiyiko bibiri by'amazi, noneho tuvange. Cyiza cyo gukoresha rero starch mu biryo, agasosi kaba gafashe, ntago kaba karekuye, nta kibazo kagira. Uba ubona ko ibiryo byawe bimeze neza cyane, bifite isosi ifashe. Ikindi kandi ukoreshamo amazi akonje iyo urimo kuvanga, ntabwo ukoreshamo amazi ashyushye. Noneho nitumara kuvanga turahita tuza duhite dusukamo ahangaha runo ruvange tumaze gukora. Ni ukubona ko agasosi karasa n'akarekuye, ariko nitumara gusukamo ruriya ruvange tumaze gukora, agasosi karahita gasa n'agafashe. Noneho nitumara gushyiramo ino starch twavanze na tomato paste, turahita tugaragura, noneho tureke bino biryo nk'iminota nk'itanu ku muriro mukeya nk'uyu nguyu turi gutekaho. Isosi yacu iraza kuba yafashe. Hanyuma kandi nanone mwibuke ko dufite utundi tubabi tutarashyiramo, harimo twa tubabi twa coriandre, hakabamo nanone na twa tubabi tw'ibitunguru by'icyatsi. Rero ahangaha ibiryo byawe bimaze gushya, byose bimaze gushya, uhita ushyiramo tuno tubabi nyuma kugira ngo uze kuturya tugifite umwimerere watwo. Murabizi ko dushya vuba, iyo duhuye n'umwuka tuno tubabi duhita dushya. Si ngombwa rero ngo tubanze mu biryo mbere, kudushyiramo nyuma nibyo byiza. Ndetse n'utubabi tw'amasereri nibyo byiza kudushyiramo nyuma kurusha kuduteka mbere mu mavuta. Ahangaha ibiryo byacu biba byahiye, muri kubona ukuntu ari ibiryo bisa neza cyane. Ni ibiryo bitarimo ibirungo byinshi, uburyo bitetse kandi buri wese yabasha kubona bino bintu byose biri muri iri funguro. Rero ngewe uburyo ngiye kubifata, bino birayi ni ibirayi bitetse mu ifuru. Ndaza gushyira link muri comment niba mutarabonye uburyo bino birayi bitekwa. Noneho nimumara kureba ino video mubashe no kureba n'iyi video y'uburyo wategura bino birayi by'amafiriti bitetse mu ifuru. Nizere rero ko twabanye, tuzasubira ubutaha. Bye bye, ngiye nitwa Afia mu Rutasibo.